Amazina yanjye ni Tuti umunyarwanda ukora reggae. Ubuzima bwanjye ni muzika. Kuririmba biranshimisha, yaba ndirimbira abantu ndetse n'iyo ndi jyenyine. Uretse umuziki ndi n'umubyeyi kuko mfite umwana. Umukobwa wanjye yitwa Sine Jalove cyangwa se Sine urukundo rw'Imana. Nk'umurasta w'ukuri ni inshingano zanjye kwita ku muryango. Nubwo rero nzunguruka hirya no hino nkora uwo muziki, ariko umukobwa wanjye nawe aba ankeneye ndetse akeneye ko muririmbira nawe tukabyinana tukishima, akabona urukundo rw'umubyeyi. Yeah, you took my dread. Okay. Ku rubyiniro cyangwa se ururirimbiro abenshi bita stage, mba ndundi wundi. Nibyo koko kandi kuko mba nkora umurimo nkunda kandi nshoboye. Njye na bande yanjye MPD cyangwa se Music for Peace and Development tuzenguruka hirya no hino tuvuga ubutumwa bw'amahoro, urukundo ndetse n'iterambere. Umuryango wanjye umuha agaciro kuko umukobwa wanjye Jalove aba ankeneye. Nuko ngakomeza hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze yarwo nsakaza ubwo butumwa bw'amahoro, urukundo ndetse n'iterambere, yaba hano mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi yose. Ikindi ku mutima ni ugusakaza ubutumwa bw'amahoro n'urukundo n'iterambere. Ibyo mbikora mfatanyije na bande yanjye MPD cyangwa se Music for Peace and Development. Nifashishije ibihangano byanjye ndetse n'iby'abakuru banjye bambanjirije, Lucky Dube, Bob Marley ndetse n'abandi, mbasha gusakaza ubwo butumwa nk'uko nabo aricyo badusigiye, bityo uwo murage w'ibyiza tukawusigira ndetse n'abari inyuma yacu. Reka mbasabe kudukurikira ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo Tuti Rwanda Reggae Artist. Murakoze. Nobody can stop reggae.